Kapiropi the Great cyangwa se Power First Ladies After. Ibi bizwi nka P-Fla, umwe mu baraperi badasanzwe b'ibihangange batigeze bakundwa gukinwa ku maradiyo cyane muri iki gihugu, ariko bikaba bizwi neza yuko ari umwe mu nkingi za mwamba mu njyana ya hip hop. Ibidasanzwe ku buzima bwa P-Fla i Burayi uko yirukanwe akagezwa i Kigali azanywe na Interpol. Ibi ugiye kubikurikira neza hano kuri Hot World Entertainment. Making sure yuko wakanze subscribe ubundi dukomeze iyi nkuru umenye uburyo P-Fla yavanywe i Burayi akazanwa na Interpol cyangwa se International Police. Hakizimana Murerwa Amani, uyu yamenyekanye nka P-Fla mu njyana ya hip hop nyarwanda. Ni umwe mu bahanzi bafite amazina akomeye ariko wanyuze mu rugendo rutoroshye rw'ubuzima mbere yuko yinjira mu muziki na nyuma y'icyo gihe. P-Fla yatangiriye amashuri abanza mu yahoze ari Perefegitura ya Cyangugu, ahiga umwaka umwe ahita ava kubera akazi ka papa we yakoraga gatumaga bamwimura ahantu hatandukanye. Imyaka ibiri yakurikiyeho yayize i Butare muri École Française mbere yuko genocide yakorewe abatutsi mu 1994 igera. Ibi byaje gutuma ahungana n'umubyeyi we i Burundi. Mu 1995 nyuma yuko umubyeyi we yongera kubona akazi, ibi byatumye P-Fla nawe yimukana papa we ahantu uko se yari yagiye gukorera muri Libya. P-Fla yajyanye na papa we aba ari naho arangiriza amashuri abanza. Arangije amashuri abanza, P-Fla yasabye papa we ko yasubira mu Rwanda akajya kubana na mama we kuko batakunze kubana kuva mu bwana. Aha P-Fla yagize ati, byari amahitamo yanjye kuko sinakunze kubana na mama wanjye, ntabwo twigeze dukurana. Papa ntabwo yabyishimiye ariko yaje kubyemera kuko n'ubwa mbere nari ngiye kubana na mama wanjye. P-Fla agarutse mu Rwanda yahise ajya gutangirira amashuri yisumbuye muri Groupe Officielle y'i Butare. Aha niho imyitwarire mibi yaje gutangirira, aza kuhava akomereza amasomo ye i Nyanza muri Espanya, asoreza umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye. Ni gute P-Fla yaje kujyanwa i Burayi nuko yagaruwe mu Rwanda? Ibi ugiye kubyumva neza. Uyu musore wari utangiye kurarurwa n'umuziki ndetse no gukina basket, imyitwarire yatangiye kumugora ariko ababyeyi be babibona mbere. Papa wa P-Fla yafashe icyemezo cyo kumwohereza i Burayi gusorezayo amashuri yisumbuye. Yanyuze mu Bubiligi ahiga imyaka 2 asoreza amashuri yisumbuye muri Norvège. P-Fla avuga ko nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye yahise atangira ku kaminuza mu bijyanye n'amategeko. Akiri mu mwaka wa mbere nibwo hatangiye kuvuka ibibazo by'imyitwarire byatumye adakomeza. Uyu musore w'umunyarwanda wari ufite impano mu gukina basket icyo gihe yakinaga mu ikipe ya Oslo Kings iri mu zikomeye muri iki gihugu. P-Fla yari afite abamufasha mu buzima bwa buri munsi, abo batangiye kubona na imbere na mbere. Ibi byatumye imyitwarire ye iri kuba mibi cyane, baramukeka. Yakomeje tuganira ati, hagiye hazamo utubazo tw'abantu, cyane cyane abo twabanaga icyo gihe bari babayeho ubuzima utakwita bwiza ariko afite amafaranga menshi. Bari bazwiho kuba bafite amamodoka meza, nanjye nkumva niwo murongo nafata. Ni abantu batumvaga impamvu niga, nanjye natangiye kubakurikira gutyo ntangira gufungwa bya hato na hato. Imyitwarire mibi ya P-Fla yatumye ikipe ya Oslo Kings yari amazemo hafi imyaka 2 ifata icyemezo cyo gusesa amasezerano, bamuha imperekeza ye ubundi baramwirukana. Akimara gusezererwa mu ikipe n'ishuri yari yarahise arivamo burundu. Ibyizwi nko gukatira ishuri ukarivamo ubundi ukigendeye. Yahise ata ishuri ahita yinjira mu kigare cya za nshuti ze zabaga mu bikorwa bibi cyane. Ubundi nawe nta kindi yakoze usibye kujya muri ibyo bikorwa bibi. Iki gihe nta kindi P-Fla wari ufite ibyangombwa byo gutura i Burayi n'inshuti ze bakoraga uretse gucuruza ibiyobyabwenge. Ibi byaje gutuma P-Fla aza gutabwa muri yombi, yerwa ibyaha
yagiye akura mu bihe bitandukanye. Yakatiwe gufunga umwaka n'igice, leta ya Norvège ifata icyemezo cyo kumusaba gutaha iwabo. Yakomeje ati ntabwo byantangaje cyane kuko babimbwiye n'ubundi mfunze, byansabaga kubasubiza ibyangombwa byabo ubundi ngataha iwacu. Nicyo cyonyine cyashobokaga kuko nicyo cyari icyemezo. Njye narabyakiriye neza. Gusa muri 2007 nibwo P Fla yagarutse mu Rwanda avuye i Burayi. Ati bahamagaye muri ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza, banyohereza mu Rwanda, bampaye abapolisi 6 ba Interpol kugira ngo bizere neza ko nageze mu rugo. Reka turebe ubuzima bwa P Fla akigera i Kigali. P Fla yavuze ko yageze mu Rwanda afite gahunda mbi cyane, afite n'agahinda ko kuba avanywe i Burayi mu buryo atashakaga. Iyi gahunda nta yindi kwari kuba umuhanzi. Yagize ati urumva nkigera i Kigali nari mfite umujinya ndetse numvaga mpombye bikomeye. Nari nihebye ariko nyine nta kundi byari kugenda kuko byari byabaye. Wasangaga kenshi nagiye gukina basket kugira ngo niyibagize ibyo bihe byose bibi nagiye nyuramo. Uyu muraperi yashimiye cyane umukobwa bakundanaga wo muri Ethiopia. Uwo mukobwa bahuriye muri Norvège. Niwe wakunze kumwitaho cyane, akamwohereza amafaranga ndetse no kumuba hafi cyane, ko bari bafitanye na gahunda zo gukora ubukwe. Kuba batarabanye ni ikibazo gikomeye P Fla yahuye nacyo. P Fla avuga ko bitari mu mugambi w'Imana, nubwo akimubona yabonye ko bagomba kubana. Gusa P Fla ageze mu Rwanda yifuje kwinjira mu makipe akina basketball. Ahindukirira umuziki kuko yaje gusanga mubyara we Busy Bee The Brainer amaze gukuza izina mu gutunganya indirimbo z'abahanzi, by'umwihariko mu njyana ya hip hop. Ikindi cyamukuruye mu muziki ngo nuko yasanze MC Mahone Boni bari barakuranye afite izina rikomeye mu njyana ya hip hop. Gusa umunsi wa mbere yagiye muri studio nibwo yakoze iyitwa Ntuzankinishe, ari nayo ndirimbo ye ya mbere. Iyi ndirimbo yaramenyekanye cyane bituma ibyo gukina basket birangiriraho, ahubwo amaso ayahanga mu muziki. Yakomeje agira ati kuva muri basket byatewe na Ntuzankinishe, iriya ndirimbo yahise ihindura ibintu byose. Kugeza ubu numvaga ko ngiye gukina basket, gusa ntago byagendaga neza, nkiga no gutoza kuko narabikundaga, ariko igihe nasohokaga sinongeye no kujya gukina basket. Ibi byatumye P Fla yinjirana mu muziki amayeri akomeye cyane. P Fla avuga ko mbere yuko yinjira mu muziki yabanje kwiga kuri MC Mahone Boni n'abandi bakoraga injyana ya hip hop kugira ngo amenye aho azamenera. Yakomeje agira ati iki gihe nari mpinduye icyerekezo. Abahanzi bo mu Rwanda bagenderagaho cyane, nzana ikintu kimeze nko guhangana. Navuga ko tutagombaga kumva ibintu kimwe kuko nari imaze igihe kinini hanze, nari imaze kujijuka ndetse cyane kubarenza. Naje guhangana na KGB, ntabwo ari uko nari nyanze, ahubwo nari umufana wabo. Numvaga nshaka kuba aho bari bari kuko bari bahagaze neza ahantu hejuru cyane ku gasongero. P Fla akomeza avuga ko abahanzi bose bagiye bashotorana gihanze, nta n'umwe bari bafitanye beef. Iyo babifataga nk'akazi byari koroha, ariko yagowe nuko batumvaga ko ari ibintu biba mu muziki wa hip hop. Byaje gutuma ahura n'itsinda rya Tuff Gangs. Ababonye abavandimwe bahuje ukwemera. Ati Bulldog niwe twamenyanye bwa mbere, tuba inshuti, anjyana iwabo, turahuza cyane. Nyuma naje guhura n'abandi barimo Green P, Jay Paul ndetse na Fireman. Bose duhita twiyumvanamo, dukora itsinda rya Tuff Gangs. Aha avuga ko yaje kurivamo nyuma yuko hari hatangiye kuzamo ibibazo byo kwiyumva ndetse n'amafaranga. Yakomeje agira ati
ibaze niba twarakoreraga nk'injyana twese tukaba dukura n'amafaranga haba n'igiceri cy'ijana tukakigabana, noneho igihe hatangiraga kuzamo miliyoni nta kuntu mutashwana. Nyuma yo gushwana kwabo habayeho gukorera indirimbo zibasirana cyane, ndetse uwabyumvira hanze wese yatekerezaga ko hari ibindi bibazo baba bafitanye. Icyakora ngo siko byari bimeze, gusa guhangana kwabo kwari gutangaje cyane, ndetse n'ababyumvaga byari bizwi neza ko P-Fla anahuye nabo ashobora guhitana umwe cyangwa se bo bakamuhitana. Ibi byatumye ihangana ryabo riza kugabanyuka nyuma y'uko babonye ko byamaze kwinjira mu miryango. Yakomeje agira ati, tumaze kubona ko byabaye byinshi, twatangiye kubabaza n'abantu bo mu miryango. Byatumye twicara turiyunga ndetse dusabana imbabazi, aho twabanje kubivugaho turabiganira, ubundi turiyunga tuba inshuti bisanzwe. Gusa P-Fla icyitwa gufungwa nicyo kintu cya mbere afata nk'ishuri. P-Fla yatowe muri yombi muri 2018, afungwa umwaka n'amezi 7 azira gukoresha ibiyobyabwenge. Yavuze ko icyo gihe yamaze muri gereza agifata nk'ishuri kurusha kuba cyaramubereye igihano. Yabikomojeho ati, hari igihe ujya mu biyobyabwenge gahoro gahoro wumva nta ribi, ariko bikarangira bikugizeho ingaruka. Hari bagenzi banjye bishwe nabyo. Kuba nkiriho rero ni ikinyereka ko hari undi mugambi Imana yari imfiteho. Uyu muraperi P-Fla avuga ko atajya yicuza umwaka yafunzwemo, ahubwo we awufata nk'akaruhuko yahawe. Yakomeje agira ati, igihe nari mfunze nitekerejeho cyane, mfata icyemezo ko nindamuka ndekuwe ntashobora kuzongera kubikoresha ukundi. Muri iyi minsi P-Fla yavuze ko afite imishinga itandukanye y'indirimbo ari gukora, by'umwihariko akibanda mu gukorana n'abandi bahanzi nk'uko yatangiye mu mwaka wa 2022, abigenza uko ubwo yakoranaga na Jay Polly ndetse na Jay Bruce yitwa No More Drama, ndetse hari n'izindi ndirimbo ari kugenda ategura amakorabo. Nk'ubu afitanye n'indirimbo na Tom Close ndetse na Green P yitwa Cana Itara. No, ni Tom Close, P-Fla, Jace, Cana Itara ni indirimbo iri hanze nayo nziza cyane. P-Fla icyo wamenya ko nuko ari umuraperi mwiza u Rwanda rufite. Numwe muri beza b'imbere cyane bakoze kandi bagikora. Ciao ciao, aya ni amateka ya P-Fla.